kera habayeho umwami mwiza ukora akazi ke neza kandi agakunda n'abaturage be, ku buryo uwo mwami bitewe n'ubugiraneza bwe bamwitaga ngo ni Imana y'u Rwanda. Nyuma y'iminsi mikeya umwami yafashe umwanzuro wo gushaka umugore, ahita ashaka umwamikazi. Gusa ikibazo yaje kugira, yaje gusanga uwo mwamikazi ari igishegabo, wa wundi bita ngo mpangara nkuhangare. Wagira ngo umuranga wari warangiyeho uno mwami rwose yari yayobye. Uko iminsi yagiye yicuma, uwo mwami akimara gutura umwana amago, uwo mwamikazi yaragiye arabyibuha amera neza rwose sinakubwira. Nawe wibaze ku mwamikazi iyo bakoreshaga ikirori ibwami, barazaga bakabaga inka zose n'ubundi baba bateguye kubaga. Muri izo nka bakagenda bakuramo inyama z'umwijima gusa. Izo ngizo nizo bazaniraga umwamikazi, kumva ko uno mwamikazi yarafashwe neza, yarameze neza rwose, afashwe neza nk'icyana cy'ingagi. Ibyo uko iminsi yagiye yicuma, wa mwamikazi yakomeje kwigira nabi kugeza n'ubwo yarageze kuri level yo kujya asuzugura n'umwami. Umwami yaba avuze kino, umwamikazi nawe akavuga kiriya, kuko uwo mwamikazi yarari kumva yarageze ku rundi rwego. Nuko rero abantu bisumbukuruza, niyo mpamvu bavuze ngo ati ubwiza bw'umudamu bwamugeza ibwami, ariko igihe yamarayo n'ubwenge bwe bukigena. Uko iminsi yagiye yicuma, uwo mwamikazi yakomeje kwigira nabi, akomeza kwigira nabi ari n'akasuzugura umwami, kugeza naho ubwami bwari bwarahindutse ubw'umwamikazi, naho umwami rwose ajunjamye yicaye nk'ahariya. Ibintu byaragiye biradogera, inkuru y'umwamikazi iragenda irakura rwose ikwira igihugu. Nyuma y'iminsi mike umwami asigaye yarumijwe n'umugore yishakiye, umwamikazi utajya umwubaha, umwamikazi utajya wumva ibyo ari kuvuga, umwamikazi ushinga ijosi igihe umwami agiye kugira icyo avuga. Rwose bino bintu byari bikabije. Mu gihe umwami yari yicaye mu ntebe ye y'ubwami, muri ako kanya hahise haza umugabo witwa Ntakamaro. Icyo gihe yari aje gusaba akazi k'ubuyaya hano ibwami. Uyu mwami nawe wese yemerera Ntakamaro, kuko yabonye Ntakamaro afite umuhate n'ubushake byo gukora kano kazi. Uko iminsi yagiye yicuma, akazi akajyamo agakora neza, ibintu bigenda neza. Muri icyo gihe Ntakamaro yari ari gukorera ibwami, yagiye abona ukuntu umwamikazi aba asuzugura umwami. Rwose ibi bintu bikajya bibabaza Ntakamaro, kugeza naho Ntakamaro yafashe umwanzuro wo gusanganira uno mwamikazi, ubundi amubaze ikintu kimutera gukora ibi byose. Uwo mwamikazi yakundaga kwambara utuntu twiza tumeze neza, utuntu twiza tugezweho, utwo twose akaba ari natwo. Ntibyatinze Ntakamaro igihe yarageze iruhande rw'uyu mwamikazi, yatangiye kumushimagiza ko yambaye neza, kuko icyo gihe yambaye ibintu bihenze gusa. Aramubwira ati wambaye neza, ariko hari ikintu ubuze. Umwamikazi aratungurwa, abamubajije icyo ari cyo. Naho Ntakamaro we aramubwira ati ikintu ubuze ni akarusho. Umwamikazi kubera ko akarusho atarazi ibyo ari byo, yatangiye kwibaza, ese akarusho ni uwuhe mwambaro? Uyu mwamikazi ntacyo yarabuze hano ibwami, ariko yaharaka yo gushakisha kugira ngo abone ngo n'ibindi bintu birenzeho ku byo afite. Ibyo byatumye abwira uno mugabo Ntakamaro, amubaza akarusho akari ko kugira ngo nako nimba gashoboka kambare, kugira ngo akomeze kuba umuntu urenze. Naho Ntakamaro we yakomeje kubeshya uwo mwamikazi, amubwira ko ako karusho kari ahantu kure cyane, kandi umuntu ugakeneye ni wowe wigirayo kukareba, ntagatuma undi. Igihe Ntakamaro yamaze kuvugana n'umwamikazi, bamaze gupanga umunsi n'igihe bazahurira kugira bajye gushaka ka karusho. Kandi ikindi Ntakamaro abwira uno mwamikazi ko bagomba kwitwaza n'amatekero kugira ngo bazagereyo ibintu bimeze neza. Ntibyatinze uko niko byagenze. Ntakamaro n'umwamikazi baba baragiye, gusa igihe bari benda kugerayo, Ntakamaro yabwiye umwamikazi ko bagomba kubwira abagaragu babatwaje amatekero ko bagomba gusubirayo, bo bakagenda ari bonyine bajyanye n'ibyo bintu. Kandi ikindi Ntakamaro akomeza abwira uno mwamikazi ko igihe agiye kwambara akarusho nta wundi muntu baba bagomba kujyana, ibyo bintu ntabwo biba byemewe, akarusho kamwangira. Naho nyumvire zino namba, ariko mwabadamu namwe mwisubireho, ibintu mukora ntabwo ari byo. Ibintu mukorera abagabo banyu byo kutanyurwa mukajya mu tundi dusore, ko tuntu ntabwo aba ari sawa. Ubundi uwo mwamikazi akimara gusobanukirwa uburyo akarusho gakoramo, kuko atemera umuntu ujyana n'abandi mu gihe bagiye kukambara, uwo mwamikazi yabwiye abagaragu be bose bari bamutwaje ibintu gusubira ibwami, bagakomezanya na Ntakamaro akajya kumwerekana ako karusho gaherereye. Ibyo bibaye, Ntakamaro yafashe amatekero yose bari abagaragu bari bazanye, ubundi ayashyira ku rutugu we n'umwamikazi barakomeza. Ubwo bano babiri bari bageze ku kazu k'akarori, Ntakamaro yarasuhuje, umugore we arasohoka, afata ibintu byose bari bazanye n'amatekero yose, ubundi ayinjiza mu nzu. Naho Ntakamaro we aha karibu uno mwamikazi aba arinjiye.
Mu gihe umwamikazi na Nakamaro bari bageze muri ako kazu k'akaruri binjiyemo indani, Nakamaro yarahindukiye n'umujinya mwinshi ahita akubita umwamikazi urushyi, aramubwira ati ako niko karusho waje ushaka, iryo niryo tangiriro ryacu. Bigaragare ko uno mwamikazi agiye kuzajya ahura n'ibibazo hano kwa Nakamaro, ari kumuhana kugira ngo ajye agira uburere, ajye yifata neza imbere y'umwami. Kuva ubwo Nakamaro yafashe wa mwamikazi akajya amwicaza mu ivu, agasa nabi, akamukubita igiti cya buri munsi mu gitondo nimugoroba, saa sita na ryari, akamuha igishari. Uwo mwamikazi ku buryo yageze abigira nk'ibiryo, umwamikazi aragenda arananuka, ya sura yari afite iragenda irabura. Umva, wamureba rwose ukibaza umuntu uri kureba nimba ari agashushwe, nimba ari akanyamanza, mbega yari afite isura iteye ubwuzu. Naho amakuru yari ari ibwami, umwami yari azi yuko umwamikazi we yapfuye, ko yagiye akaburirwa irengero, bityo rwose bakaba baramukarabye bazi yuko atakibaho. Nakamaro akimara kumenya ukuntu gahunda zimeze ibwami, yahise afata umwanzuro ajya ibwami kugira ngo ahure n'umwami, ubundi abashe kumubwira ahantu umwamikazi we ari, babashe kumugororera nk'umuntu wamenye ikintu cy'ingenzi. Ibyo ntibyatinze, uko niko byagenze. Umwami bakimara kumubwira amakuru y'umwamikazi we, yahise ajya kumureba igitaraganya, umva, ajya kumureba ahantu yari ari. Gusa mu kugerayo Nakamaro yababwiye yuko rwose bagomba kwihangana, kuko ngo umwamikazi we yarahinamye, isura ye yabaye nk'iy'injangwe, ku buryo rwose murebye mu maso ushobora kumuyobeka. Kandi koko uno mwamikazi yakubiswe igiti, sinzi nimba na n'ubu ngubu umubyibuho yari afite akiwufite, kuko na n'ubu ngubu uriya mwamikazi nimba ari uwo kunanuka, amaso aba yaraturumbutsemo. Murabizi kuguhoza ku nkonisha ukajya ubyuka baguhata igiti, ni ingoma y'abaporososi. Ariko uriya mwamikazi niwe wabiteye ibintu byo kuzana amarere, ukavuga ibintu byo kuba wabishinzi, ibyo bintu byo kutubaho umugabo, ibyo bintu ntabwo aba ari sawa. Ubundi abadamu bose batubaha abagabo bagakwiye kujya babanyuzaho agashari. Nyuma y'uko umwami asanze umwamikazi we yarishwe n'inzara, ubundi na ya sura rwose ikayoyoka yose ikagenda, akagira isura nk'iy'abasaza. Ubundi uno mwami yumvaga izi mpuhwe, ahita abwira abagaragu we gufata uno mwamikazi bakamujyana ibwami bakajya kumwondorerayo. Naho Nakamaro we umwami aramuhemba, amuhereza inka nyinshi, aratunganirwa. Nyuma y'iminsi wa mwamikazi bamaze kumwondora, yongeye gusubirana umubiri we, yongera gusubira nk'uko yahoze, yongera gusubirana rya toto n'ubundi yazanye hano ibwami. Igihe uno mwamikazi yicaranye n'umwami bari kuganira, umwami yakomyemo akajambo aramubwira ati, umva rero, kugira ngo tuzakomezanye tubane mu mahoro, uzamenye ibyawe nk'umwamikazi kandi ubyubahirize, nanjye menye inshingano zanjye nk'umwami, cyane ko hari byo naherewe ububasha. Guhera ubwo uwo mwamikazi yatangiye kubaha, acisha makeya, kubaha n'umwami, icyamutumye cyose akakizana, ibintu by'ubushinzi arabireka, ibintu byo gushinga ijosi, ibyo bintu byose arabireka, ubundi aba umwamikazi mwiza ubereye igihugu. Ye muko, ye madamu, uwo ari we wese bino bintu biramureba. Nyaboneka ikintu cyo kunyugwa nikitujye mu mubiri, kitujye mu maraso rwose tukiyumvemo. Nahoze mbere ku rugero rw'umwamikazi, umwamikazi utajya uvugirwamo, umwamikazi w'ishinzi, umwamikazi ushinga ijosi, umwamikazi utajya wumva cyagirwa inama. Uwo mwamikazi mwabonye amaherezo y'ukuntu byamugendekeye, ntibyaje kumuhira kuko yashatse ibirenze, n'ubundi abona ibirenze. Kuko ikirenze kwa biri Imana yari yamuhaye byo kuba umwamikazi, ni inkoni. Reka nongere mbashimire mwebwe mukurikira inkuru zacu, babwira ko iyi ari channel y'intego yacu. Kora subscribe, like, share and comment, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.